Haleluya, haleluya. Ubwo mperukano narababwiye ngo umunyarwanda yaravuze ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa none iminwa irapfutse. Ndabinginga ngo basi akari ku mutima gasesekare ku biganza. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Shimye Imana yuko inyemereye kongera kuba hangaha. Turibuze kubivuga ibyatubayeho, ariko muri bimwe byo gusuzugura Satani ndaje kugira ngo nyibwire kamazi amaguru akiri mazima. Kandi nari narabyemeye ko nzazana na madamu wanjye rero ntagazi kuvuga menshi, avuga make nanjye nkavuga. Ubu si yaza kuvuga nanjye nkavuga byari kugenda gute? Reka basuhuze asubire kuyicarira. Yesu ashimwe. Ndabasuje, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye muri iki kigoroba, kubona abamama, urubyiruko, abapapa. Imana ibaduhera umugisha, twishimiye kubana namwe. Witwa nde? Mbabarira, amazina yanjye nitwa Uwanyana Asia. Pasiteri n'umutware wanjye, dufitanye abana 3 n'undi wa 4 twitegura kubona. Imana iduhana umugisha. Basa nande? Na se. Warakoze kunyemera. Bakubwiraga ngo iki? Uri umusaza. Ngo ninde musaza? Ariko nawe wariteganyirije kunyemera, usigaye witwa mama pastor. Genda wicare, hari ibindi turabivuga. Nawe turamwakiriye muri Foursquare. Amen. Wihangane nyine ndakwakiriye. Ubu se sheri ndacyari umusaza? Ndacyari umusaza? Ndi umujene. Ubwo umuntu abuze aho abihera. Murambagiza baramubwiraga buriya ndamuruta murusha imyaka 13. Ndayivuze, ye murayibwirwa n'iki? Si yanjye murayizi se? Bakajya bamubwira ngo kukiri umwana kariya gasaza kazakumarira iki? Sheri twivugira Imana. Twese dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, ni urwa 2 igice cya 2 umurongo ni uwa 3. Igice cya 2 urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya 2 umurongo waho ni uwa 3. Tuganire ku ijambo ry'Imana n'ibidukura n'ubuhamya turagenda tubushyiramo, ariko twumva icyo Uwiteka avugana natwe. Tuhagere vuba vuba, afite birimeze nk'iyanjye. Ni ku rupapuro rwa 215 mu isezerano rishya. Reka dusome urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya 2 umurongo wa 3. Haranditse ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo, ngo aba akinejeje uwamwandikiye igisirikare. Imana idufashe cyane. Amen. Dushimiye Imana itwemereye kongera kugaruka hano, kandi tukaba turi mu munezero mwiza wo guhimbaza Imana. Ubwo mperuka hano byari bikomeye bitewe n'ibihe twari twinjiyemo, ariko dushimiye Imana ko iyo twasenze yatwumvishe hari icyo Imana iri kugenda ikora. Kongera guhura duhimbaza Imana twuzuye umwuka wera n'ishimwe rikomeye. Hashize amezi 2 agiye gushira nkoze accident, ari moto ingonze. Nari mparitse mva mu modoka ndi kuganira n'umuntu ku ruhande ku muhanda,
umumotari muri ambutiyaje Nyabugogo aza akatakata mu mamodoka agiye kugonga igare rihetse utwana tubiri tugiye kwiga, ararikwepa ahita asanga aho mpagaze, arangonga arankubita hano mu kaguru hamanukamo amagufwa abiri, rimwe rito ryo ku ruhande niryo ryacitsemo, ariko nshimye Imana ko yandinze. Ku bantu basenga Imana nta kidutungura, amakuru aba ahari, tukarushaho gusenga Imana. Ubu umugambi wa Satani ntago wari uyu nguyu, ahubwo Imana yatanze ingabo nyinshi, kuko yari ibizi ko uyu munsi nzaba ndaha ngaha, nzaba ndi mu muryango. Sinaryo iteka rihabwa icyubahiro. Igisima bakinkweho kuwa mbere w'icyashize, ku cyumweru usuzugura Satani, ndavuga ati Mana ndagenda n'akaguru kamwe njye kuvuga Imana, mvuga Imana nzi ngo ndaba ndi kumbago, umwuka araza ndibagirwa nzirambika hasi nivugira Imana. Noneho ntashe akaguru karambwira ngo nanjye reka nkwemeze, karanja ndakabwira ngo kuwa gatatu nzaba ndi hano, nigashaka gatuze. Yesu ashimwe. Ntago ntinda, murabizi ko nkunda gukorera ku gihe. Reka twiganire ku ijambo ry'Imana. Uriya niwe wanyemeye, mwamubonye, ntago yankujeho, kandi namuhaye amasaha 2 kugira ngo utajya kubisengera akankuzaho. Shimye Imana ko yanyemeye, ntago namurambagije, ntago namuterese. Umuntu atereta ruko afite telefone, yaza kunyaka nimero za telefone, urabizi ko nari nararangiye. Nagiye kumurambagiza ntwaye envelope irimo ipantaro yanjye n'ishati, dore nguyu uwo mbivuga rega ari kure n'uyu, twarinze tubana nta na miti umuguriye. Shari hari ikintu nigeze nkugurira, ariko nigeze nihagararaho ngo hagahumbi, urabyibuka? Nihagazeho mu hagahumbi, naguhaye agahumbi kanjye, naguhaye agahumbi kanjye. Numva rero ndakaze, ngamuhaye nako nibuka ko ariko nari kurya nk'iminsi 3 mbura kuntu nkamwaka, nkajya nivugisha ngo sheri maze unywa amata, ngira ngo arakasubiza, aranga arakajyana. Warabunyirije rero ujye umfatana. Uyu nguyu tuvuye kwandikisha umurenge, twari tugeze Nyabugogo, nari sigaranye seke isaba zingaruriye azibona. Yankubise ikibazo cy'abana kiranzengereza, ariko nanjye musubiza nihagazeho nk'umusheri nyine wiwe. Yarambajije ngo ariko sheri ubundi ugira konte? Kandi nari mpagaze gutyo, Bibiliya nyifite, mfite envelope irimo ipantaro yanjye n'ishati. Bivuga ngo nagiye kwandikisha urukiko ndi kumwe n'urugo rwanjye rwose. Arangije arambaza ngo sheri ngo ubundi ugira konte? Mpita musubiza ngo tuhagaze Nyabugogo imbere y'amashyirahamwe. Ndamubwira ati sheri ukumbona uko ninjye n'umutungo wanjye wose, utambonana ntukimbaze. Niba yaraba bahita mbwira ngo manizo 5 sanzijyana, ubwo yabaye icyatanga. Twarashize, ariko Imana ishimwe ko wanyemeye. Bimwe byo kuvuga ngo uramujyana iwanyu, ngarakujyana iwanyu, arabizi ko nge naho nari kumujyana, kereka iyo mujyane Nyabugogo muri za Marine, nizo bene wacu, ntaho nigeze mujyana. Rose haraho ngira sheri, kuva wabyara wari bwahe none twasezeranye, imodoka yari yatujyanye yadutayeyo, yiboneye ikirakita yigendera.
noneho turi kwifotoza niwe wari ufite agatabo ko ku murenge bakaduha n'igihe batangaga udutabo, mpita mwongorera ngo sheri imodoka yatuzanye yajya ahita nyongorera ngo dupfa kuba twasinye, dupfa kuba ndagukunda warakoze. Noneho umuntu wazanye ahirigisa abona ko twagize ikibazo, arambaza ngo ese muyobozi, icyo gihe nayoboraga icyumba ahantu nasengeraga, ko mbona bimeze gute? Nawe ati imodoka twazanye yankwepye yigendeye. Ahita ambwira ati humura nazanye hirigisi. Twipakira muri hirigisi, njyewe na sheri twicara imbere, abandi bipakira inyuma, kubitamo double kinyoteri, dusohoka mu murenge turakata. None ndagira ngo ndebere iyo hirigisi, ubundi iragaragara nk'abavuye gushyingura, abantu bipakiye inyuma abandi imbere, double kinyoteri. None wareba imbere ukabona hicayemo abageni, wareba inyuma ukabona ni danje. Akajya nyongora ngo dupfa kuba twasi. Tugeze na Nyabugogo esansi ishiramo, bavamo barasunika, tujya kariko mana we ndagushimye, Mana ishimwe, Imana irahari. Usi naje kugukomeza ku Imana ihari. Shaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Hamya niba narabuvuze narasibye, n'ubu ndeba imbere yawe ndubuhamya. No kuba narabonye unyemera ubwabyo n'ubuhamya. Bimwe umuntu abona umwemera akahita ajya gusenga ngo kanyarira ngo mu buvumo ngo kizabonwa ngo rusesamanza ngo usengera ubukwe. Nanje ntabyo nasengeye kuko nibwo gusa nabo mbonye unyemera dayimoni nari ko banja kwirukana niyi kini nari kuba nirukana nabonye ni nabwo natangiye kurya saa sita na nijoro. Umunsi anyemera yazanye n'ibiryo muri fiançailles turarya, kandi mubajije izina mwambitse impeta byatwaye amezi 2 n'iminsi 24. Nose naye kubashyira mu mpeshyi hari akazi nagiraga ngo ndabika umushahara ntugufatiraho. Haleluya. Tuganire dusomye ijambo ry'Imana. Ni Paulo ngo wari wimuhugura Timoteyo ngo yitange amaramaje kuri titre yaho. Aramubwira ngo mwana wanjye ujye ufatanya kwihanganira imibabaro, nanjye dufatanye kwihanganira imibabaro, ngo kuko ari byo bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Ndumva ashaka kuvuga kuri iri jambo ryitwa igisirikare. Kuki Paulo yafashe uru rugendo rujya mu ijuru akarugeranya n'igisirikare cyo mu buzima busanzwe? Ni ukubera iki Paulo abwira Timoteyo iby'uyu murimo w'Imana nk'umwana yabyaje ubutumwa, akamubwira ko ubwo butumwa yamubyaje, izo nshingano z'ubushumba asigiye Timoteyo ntaho zitandukaniye n'igisirikare? Ndagira ngo nkwibutse neza ko Paulo atigeze aba umusirikare ajya kubwira Timoteyo amuhugura amubwira iby'uru rugendo arugeranya n'igisirikare. Paulo ntiyigeze aba umusirikare, ariko mu mirimo yakoze yahuye n'abasirikare. Ndagira ngo mbibutse neza ko yakoraga mu rukiko rw'Abayuda. Paulo yakoraga mu rukiko rw'Abayuda. Mu rukiko cyangwa ku rukiko haba uburinzi bwa gisirikare. Yari yarabonye neza uko abasirikare bateye. Jambo rya kabiri, Paulo ndagira ngo mbibutse ko yigeze ahabwa inzandiko zo kurenganya abavuga Kristo. Ruriya rwandiko bamuhaye rero rwaherekejwe n'abasirikare. Abona rero ubuzima bwa gisirikare, nubwo atabaye umusirikare, afata ubu buzima bw'ubukristo abugeranya n'igisirikare. Aramubwira ngo mwana wanjye Timoteyo ujye wihanganira imibabaro kandi tuyifatanye nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Cya gatatu, ubwo Paulo yandikiraga Timoteyo yari yaramaze kugera mu nzu y'imbohe. Aho yari afungiye rero hari uburinzi bwa gisirikare. Yari asobanukiwe neza ubuzima bwa gisirikare, abona ntaho butandukaniye n'ubuzima bwa Gikristo. Nanjye ngiye kubihuza, fata ubu buzima turimo bw'umwuka, mu buryo bw'umwuka uru rugendo turimo tujya mu ijuru tubugeranye n'igisirikare cyo mu buzima busanzwe. Ariko nanjye ukubwira ibi, sinigeze mba umusirikare, ariko naragikundaga.
hari impamvu zigeze kuri 3 zatumaga numva nkunze igisirikare nkumva nabawe. Ijambo rya mbere, muzi ko navukiye Nyamirambo, twari duturanye rero n'abasirikare bo muri Kigali. Hari ukuntu bambaraga amakolegire kabisa, amablove za bariyone, mbese ukavuga ati nanjye nzaba umusirikare nzajye nzinga kabisa. Ibyo nkumva nkunze igisirikare. Icya kabiri, icyo gihe menye ubwenge hari hagezweho filimi ya Komanda ajya kubohoza umwana we. Umwana wese w'umusore warebye iriya filimi ya Komanda ahita akunda igisirikare, ajya kubohoza umwana we. Mu masegonda 30 aba yambaye yishamika, ubundi akahita afata posteri n'imbunda. Ndavuga ati nanjye nzaba umukomando tumwe. Cya gatatu cyatumye numva nkunze igisirikare nkumva naba umusirikare, jenoside irangiye numvaga nshaka kuzaba umusirikare, meze nkumva ndabishaka nanjye nkazazinga, mbese nkayifata se mu gihange nkamanuka, mbese nkajya mu gacurabwenge bakamenya ko ari akuzukuru ko kwa Dionisi kasigaye, nkumva ari uko. Ariko icyo gisirikare narakibuze, ariko nisanga mu gisirikare cya Jesus. Oh haleluya! Iki gisirikare turimo nacyo dufite afande wacu yitwa Jesus. Muririmbye yararimbye ngo turi abasirikare benshi bogejwe mu maraso, bogejwe mu maraso, turi abasirikare. Ndumva ashaka kuvuga ibintu bigeze kuri 3 biranga igisirikare, ndavuga 4 ubundi tuhita dusenga Imana cyo mu buzima busanzwe, kandi tubihuze n'iki gisirikare turimo cya Kristo. Wambaza ngo nabibwiwe n'iki? Wese ntubabona. Ariko nigeze nganira n'umusirikare wakijijwe, ndamubaza ariko ubundi mu gisirikare bigenda gute kugira ngo ujyeyo? Akajya yanga kunsubiza, akanganiriza ibindi by'umwuka. Ndamubaza ngo ariko ko numva ngo mujya ku ishuri mutwara za matora n'amakaye, akanyihorera akangarura muri Zaburi. Abonye namurembeje arambwira ngo ariko ubundi mukozi w'Imana uranshakira iki? Ndagira ngo nkubwire yuko ntago dutwara amakaye na za matora, none se mujya kwiga ibiki? Arambwira ngo ntago wabimenye niyo nabikubwira, ngo ariko tuba tugiye ku ikosi. Ndavuga ariko nubwo ntazi kosi cyari cyo, ndumva ari ugukosinga. Mwebwe murumva atari ugukosingara? Nekereje neza iki gisirikare cya Yesu, sanga nawe yaguhamagaye agushyira ku ikosi, ntago yagukoresha cyenyenye, nawe aragufata akagukosinga. Mutumye nibuka wa muririmbyi wavuze ngo mvugutira kandi ucure umaremo inkamba, umindura igikoresho wishimira. Jambo rya mbere riranga igisirikare, sirikare wese kugira ngo yambare ya myenda aca ku ikosi. Ntago waba umunyamasengesho utaciye ku ikosi, ntago wahagarara ngo uvuge Imana utaciye ku ikosi, ntago wakwitwa umukristo nyamukristo utaciye ku ikosi. Natwe ikosi tuyicamo, maze nawe azi kuviringita, babyita kuviringitara. Ubu yaratuviringise na madamu, tuvamo turi abakomando. Undi umukomando, madamu n'umukomando kasi. Twarababaye, yadushyize ku ikosi y'inzara. Inzara iramwica, nanjye iranyica, turakanura turarebana, dufite uruhinja rw'amezi 4. Iyo ni ikosi. Arangije arambaza ngo shari, ku mutima ndavuga tubwo kinyita shari Imana ishimwe, ariko ntago waritungutsa ngo urivuge. Arambwira ngo ngiye gusenga mbaza Imana imbwira icyatumye nza no kwicwa n'inzara hano. Shaka kumubwira ngo nanjye uyimbarize, ariko nihagararaho nk'abagabo, ariko nari nashize. Imana iragukuba. Yewe muntu uri hano, we uri mu bigeragezo, ihanganira ikosi y'Imana, hari icyo Imana igushakaho.
ikagukuba ikagukaranga ikakumaramo ingamba. Harasohoka ajya kubaza Imana ngo Mana twishwe n'inzara. Nanjye ndasohoka, nose ubwo umudamu yagenda ugasigara. Ngenda nazi yonja. Cyeze mu nzira aragaruka ngo Imana yamwanga ngo subiranga Imana ibahaye ibiryo. None njye ugiye kuyatoragura. Uzi ko bajya bayatatu kayatora. Ariko hari kera ubu ntawe ukiyata. Ubu za mobile money zaraje asigaye abona akahita ashyira kuri Tigo Cash cya mobile money. Ntawe ukiyata. Imana isigaye ica ahandi. Ariko icyo gihe barayatanda. Uzi yuko hari ibintu Imana ikora, ariko haleluya, hari ibintu Imana ikora kugira ngo wongere gusubizwamo imbaraga. Abantu bazi Nyabugogo hariya muri marato, abantu baba bahari kuntu bangana. Nabonye inoti ya 2 hariya mpita ngenda ndayikandagira. Hari ukuntu yikandagira ukahita umanuka muri systeme. Mba ndayitoye, maze kuyitora mpita mbona indi ya 2 nayo ndagenda ndayikandagira. Maze kuyikandagira ndamanuka ndayitora systeme nyikubita. Maze kuyitora mpita mbona indi ya 2 ndakanda inoti 5 zitatanye kugira ngo Imana inyiyereke ko ishobora byose. Subira mu rugo. Ngeze mu rugo mbaza madamu ngo ese kugarutse ngo Imana yambwiye ngo ngaruke ngizanye ibiryo. Mpita mvuga ati amena, ninjye ubizanye yabimpaye. Mpita mukara, Mana ndagushimye ko ujya umara inzara. Aba mama Mana yabahaye ubwenge. Yo nigisha umubano abagiye kurishingana mwati mwishakoshi nuzajya ushiramo sharupe, ujye ushyiramo na envelope. Agashasho ntukave mu rugo nta gashasho utwaye, kuko ushobora guhura n'ikimene. Kimene murakizi kinyanya kahita ushyiramo. Ushobora guhura n'ibice bya karoti. Karoti murazizi z'ibice, kandi ubwo simbigishije mwaba mama. Kirazira kuva mu rugo nta envelope utwaye. Ukahita ukubitamo. Intoryi niyo zaba ari umuhondo zaratukuye kubitamo. Twari yagusigiye 5 agashiduka muyariye saa 6 na nijoro. Ariko Imana igira neza. Ngubwo ubuzima twari tubayemo. Kandi ubwo tubaye muri ubwo buzima tagira ngo twari 2 gusa, hari abasore 3 tubana nabo baje ku mibare. Imana iragukosinga ikakuzanira nabo mufatanye ikosi, n'utwubonye mwari kurya 3 mukaturya rimwe nimunahage. Umusore yaradusuye aratuganiriza, araturirimbira izo mu gitabo, agaruka mu zo gushimisha Imana, agaruka mu z'agakiza kubitamo amakorasi, avuga amashimwe azana na Suzana washimye ku cyumweru tudahari. Mitambwira madamu arege uyu yaje ntataha bizane tubirya yabibariye. Yabibariye. Mujye mureka kubarondogoza. Numva atangiye kukubwira ubuhamya bwa Filipo ujye umenya ko yajaje. Ahubwo bimuye hakiri karatahe. Gahunda yo kurara itaragera. Amasaha ya mbonye ko gutaha byanze kuvamo mitamwereka haryama. Ntegereza akabyuka mu gitondo ndahebarindira ko ngenda abona kubyuka. Naho aragenda agataha nimugoroba, agenda yambaye ipantaro imwe akagaruka yambaye 2. Ayimuka muri systeme dushiduka yaramaze kwimuka. Ahubwo tukajya tubona furira aho ngaho. Nino nkabaza madamu si yazanye igikapo ryari, ntago mbizi. Harimo abantu bimuka mu mibare ye baba we. Manira kuba ntago ari kuduha ibiryo ubu byo kugaburira abandi tutaranyuze mu nzara ngo irebe ko tubyihangana.
baradukosinze. Uwo muhungu rero amaze gukaba neza ahita abwira mugenzi we nawe basenganaga ati ngwino mwana ati byaratunganye byaheze kari ku mibare. Nawe we yaje diregite n'igikapu, bose twarasenganaga mu buvumo. Ikintu kizakubwira abayumbi y'umwe ashubijwe aba bose baba bashubijwe, abayumbe nyabayumbe. Ariko ubwo babaye bangahe? Babiri. Uwo wa kabiri uje akura murumuna we mu cyaro, araza murangira akazi Kigali kamunaniye, nawe azaho mukuru wabo. Ubwo baba babaye bangahe? Batatu. Sinkora madamu nakora uretse kuvuga ijambo ry'Imana gusa. Mukozi nawe twari dufite wa mbere yuko baza twicaye mu rugara dutungura tumaze kurya. Abarambwiye ati banyitaga pasiteri ntaranaba na mwarimu. Pasiteri rero singishaka kuba umukozi, tugira ngo araseze yarigendeye. Ahita atubwira ngo ndashaka kuba umwana mu rugo. Shyira mu mibare. None se uragira ngo icyoroshye ni ukuba umwana umushahara ukavaho? Reka da, icyoroshye ni ukuba umukozi, kuko byakuyobeye uramusezera akagenda. Ariko akimara kuba umwana, niba yisigaga puderi imwe ya desi ahita akubita fondete, niko bayita, y'icyatanu, kandi arayisiga ukagira ngo ayinywa mu cyayi. Kandi ahita ambwira ngo ndashaka kwigira umubatizo. Ubwo ndamureka ajya kwiga umubatizo. Noneho urumva umwana we niyabatizwa, icyo gihe yari yagezweho imyenda ya sambure. Murayibuka ya sambure? Ndodeshereza inkumi yanjye ya sambure. Twihagararaho duteka icyayi cya lange. Iyo dushaka kugitagatifuza tukita cyayi ya lange, ariko amata burya nabonetse byaryoha. Cyari twihagararaho turawuteka, mbona icyo ngicyo Nyagasani arakintambukije. Reka nzakamwerekeze ku mubatizo. Rero abarambonye akimbona abwira fotogarafi ngo ufotore papa twazanye. Neno hariho za pare zafotoraga zifite filimi. Ni ukuvuga ngo niba bafotoye filimi 40 ugomba guharaguzamo amafoto angahe? 40. Ubundi esikariye fotora posteri, iya kabiri amanuka muri Yorodani fotora posteri, ageze muri Yorodani pasiteri amufashe posteri. Tugeze hanze Bibiliya yonyine ifoto, n'igitabo cy'indirimbo kije ifoto. Na mwarimu wacu yaje watwigishije umubatizo yarifotoje umutima urande, kuko ndasabwa kuyahanaguza kugira ngo nkiranuke. Manira kosinga, reka ndakagutinda nivugira ijambo rya kabiri. Kandi agira mbwira ko ikosi y'Imana cyangwa ikosi yo mu gisirikare cyangwa mu buzima busanzwe nta rindi raka ryajyaho ngo bari gwekenye. Ngiraka rigiye usubira kuri kadete, niko babyuka ku ikosi. Iranka rikajyaho ikosi. Mbese uko uzajya ubona intugu zuzura uzajya umenya ko ariko nawe bamukosinze. Iby'Imana rero, ejo bundi uva mu cyaro ufata umujyi yari ikosi. Urugo ruje narwo ikosi rugwiraza. Byaye umwana nawe azarira. Buriya aba basore baba basirimbana bazamuka, mwamuvuga usenganye nabo ugatandukanye utavuze ngo irabukoze, ntago amasengesho aba yaryoshye. Iyerekwa rya mbere irabukoze, ariko umenye ko ari sitaraga ikoze, ni imihangayiko. Uramuzana ejo akaba arasamye, agatangira kukubwira ngo ndashaka yawurute, kandi wabonye senkisa. Kabase ndagura yawurute, ndagura isukari, ndakora iki? Ubwo urumva gate kosi datangiye.
ejo bakahita bakubwira ati kigoma n'isume baba we ukajya kugura ibikoresho by'umwana byaza ukavuga ati amena igise cyamufata ati ndagukunda shere ati nkunda ibiki kikongera ati alalalala ako mbanza biryana wagira amahirwe akaba mubyaye neza mugataha mwagera mu rugo muva kwa iyo akiri kwa muganga bataramusezerera uri guhamagara alo twaruhutse yo reka mamagare na shanga yo twaruhutse amahoro n'agakobwa uba wishimye ariko iyo mugeze mu rugo saa 4 z'ijoro zikubisemo saa 7 ka bebe gatangiye kurira uravuga ati ntangiye ikosi y'amarira hano bibaye danje ukajya urarukanuye nabwo yagira ngo arakuze bakakubwira ko sererake ije ukwezi kwe bizamuka kumeza sererake yavaho garidiyeni gateramo garidiyeni yateramo primaire gateramo yateramo sogonderi gateramo noneho gatangira guhiga ya sogonderi no kumusengera ngo atakuzanira kamemu nawe urabyumva mbese ubuzima ni struggle dutuyemo muri iyi si uru rugendo turimo tujya mu ijuru nigeze mbabwira ngo nta minyenga tuva mu ikosi tujya mu yindi ariko ko tuva ku ikosi rimwe twambara iranka twikubitandi twambara iranka twikubitandi twambara iranka nitugera mu ijuru tuzahinjira turiya ba genero ntumbaza amaranka nzaba mfite ariko ntago nzaba ndi cyenyenje nzaba nkaze Daniel banga bahinduriye benshi kugukiranuka bazaka nk'inyenyeri zo mu ruturuturu ariko rero ndajya ko tuzaba turutana nusubwo urumva kwambara iranka nk'irya mushumba ntibibaho nusubwo urumva uzambara iranka nk'irya Aburahamu kuzumva wakwambara iranka n'irya Stefano bateye amabuye bamusekuriwe mu mutwe akahita avuga ati mubababarira none barakuvuga ngo dore uko gisa ati nawe uko gisa ubwo se mwakwambara ari urabona wakwambara rimwe nk'irya Pawulo tagira ngo nkubwire ko mu ijuru imyanya izaba itandukanye tazibesha wizanisha ibyo kwicaza imbere aho Yesaya yicaye bakereye mu giti iyo hepfo none siyo tuvuze ngo muture ujya gushaka igiceri kiri kiza ngo uzaza ibyo kwijanishwa kwicaza hano imbere ariko haleluya nyanyi zaba itandukanye bimenye neza baravuga ngo dukora y'ibirukarya hangiza ngo uzaza kwicazwa imbere dusura abarwayi nawe utajyayo ntacyo uzana cyangwa umusanzu wawe uboneke dushyiramo umuriro tugura ibyuma byapfuye tukabisimbuza ibindi duhindura amarangi uhora uza wicara aha ntaki ubona wicara gusa unanirwa no kuza ngo upfure ibyatsi ari hanze nubwo rwaba rufunze hari uzakubuza gupfura ibyatsi ngo uzaza wicara imbere ujya hehe iriya hepfo abandi barasirimba hano wowe ugasirimba mu kinyabupfura bari abantu bashyira mu kinyabupfura cyane mbese bashyira mu maso kamemu vraiment donc wondiwe uriya musore hazicaraho za buri kwa mushimire hafi reka ngushyire hafi uzaburi ariko ikinejeje n'iki nawe nguhumurize ariko haranira kuza mu b'imbere nanone ikinejeje n'iki nuko aho uzaba uri hose Imana izaba yakuyeho umwuka w'ishyari
tuzasigarana ikorasi ivuga ngo Imana ishimwe mbese nawe wahageze, Imana ishimwe mbese nawe wahageze, Imana ishimwe ko tutaguye mu nzira, Imana ishimwe ko tutaguye mu nzira. Urumva uzicara aho umugore wanjye azicara? Umaze kubenga abangaho bazize ubukene. Yarihanganye yambara ubusa, inzara iramwicaye ntiyanta, urabona agiye yabura abandi. Arihangana ambyarira uwa mbere mu nzara, kajya hondera umwana biswi akaburara nanjye nkaburara, tubyarira uwa kabiri mu nzara ntiyanta. Uba amaze gushaje wanageze, urana kiri muto yari ameze gute? Nose uragira ngo ngutake, ngomba gutaka uwanyu. Niyanta bansohora mu nzu, ndabyibuka inzu badusohoyemo, Sherimani guha umugisha, badusohoye mu nzu dufite umwana w'imyaka 3, dufite undi w'amezi 4, nimva arane niba 5. Ngabana nibo abamama nibo bamenya amezi y'abana, twe ntabyo tuba tuzi. Ngiye icyo nzi na anniversaire gusa, cunganwa niyo tariki. Tabeshya mwabagabo, twe ducunganwa n'itariki nyine kuko tuzagura gato, kandi nayo idahari twe twafatiraho. Ubundi ducunganwa n'igihembwe cyo gutangira amashuri gusa, ibyo nibyo tuba tuzi. Tubirunde hanze, ibiki se byo bifatiga, udutebe nzana umukeka ngerekaho. Badusohoye mu nzu, ndamubwira ati sheri ndaje se ngiye pfa kugenda, shimye Imana ko atabitaye aho ngo nawe aheka umwana agende akantegereza. Imana iratureba, koresha umuntu aragenda yishyura inzu tuyijyamo. Imana ishimwe, warihanganye umugore wanjye, Imana iguha umugisha. Ubwo duheruka hano ngiye kubivuga, nzi ko ntazabivuga vuba, none murareba nk'abashaka ko mbivuga. Ubwo nza hano mbere bwa mbere muribuka binzamo nkavuga ngo abantu tudafite amazu tuzamura ibiganza tubwire Imana iduhe amazu. Murabyibutse muri iri terana? Burya nari nabonye akabanza ndi gukweramo, cyo bita gukweramo mu Kinyarwanda muri kubyumva, ngo ubyina kwa sebukwe abakweramo. Burya nari ndimo nyishima muri system Imana yanjye, nibwira ngo Mana ndagushimye ko nabonye ikibanza, ariko rero nubwo wampaye ikibanza wumve kuntu iyi sari struggle ni mbese tuba mu buzima bwo kubwira Imana ngo icyo uragikoze ariko kora n'ikindi. Burya narisengeye hano rero, kandi nabwo nsabiye umugisha abantu bakinguriye. Njye nta mafaranga nagira yo kugura ubutaka, metero kare 993, habura metero kare 7 ngo zibe hegitari, se nayakura hehe? Muhweri inzahare yari mayibobo marine nayakura hese? Imana ikoresha abantu barangurira we. Ariko uziko Imana ifite amafaranga? We Imana ifite amafaranga utabona utayagira ukagira ngo Imana ntiyafite, yategetse yaza. Umuzi ibintu Imana inkoreye, ziko namaze kuyisakara. Mushumba Imana irimo iranyubakira. Kandi inzu, nimvuga inzu ni muri ya system avuga ngo ni inzu imeze nk'izabandi. Hari igihe nirinda kujyayo, ko hari igihe najyayo nkajya mu mwuka nkahita nigendera. Kandi kubera kuntu nababaye
basohora mu mazu, kandi ayo mazu afite imiryango imwe bafungura gutya. Noneho kubera yuko habaga ari n'icyumba na salo, umuryango waza wahagaramo hagati ukahita ukubita hirida ukahita uremamo icyumba. Narababaye. Umwenjeniyeri sinari mbizi, nzi ko bacyandika bakajya kudepoza ku karere, none ubu ni online. Kwaka ibyangombwa ni online, niko bavuga? Online. Ubwo iyo enjeniyeri ntiyabikora ibyo ngibyo byo kwandika ngo gukora gushushanya ibyo by'amazu, nimunduye ntabyo nzi. Hasurumva nabibwirwa. Arabanza akaza ku kibanza kukireba uko giteretse, yarahageze arakireba uko ngo pastor ati inzu y'ibyumba bingahe, yabihagaze angahe, abari yongera gushushanya. Ndamubwira ngo inzu nini wabona ijyamo ihagaze angahe, inzu wabona y'amafaranga menshi. Yuzuye n'igipangu $50,000,000. Nge ndinde wo kubaka inzu ya $50,000,000, ariko kubera Yesu. Ibyo mbikora mu kwizera, unkurikire, mu kwizera, ariko numva n'imirindi y'Imana iraha. Erega y'Imana yaje utangira kubibona. Ariko haleluya, yigeze ibwira umugaragu wayo Mose ngo nta muntu urambona mu maso, ariko hari ahantu bugufi bwanjye, kandi hari ibimenyetso bimbanziriza, guhinda kw'inkuba, imishyitsi. Nubyumva umenye ko ndaba ndaho hafi, natangiye kuza. Hari ibimenyetso nabonaga rero ko Imana iri aho hafi, nanjye mpita mfatiraho. Ntabwo bwa mbere ngutanze ubuhamya bw'inzu, mbese ukuntu nzabuvuga yuzuye nayiryamyemo, sindizi ukuntu nzajya nsobanura iby'amatafari, nkasobanura iby'amabuye, iby'amabati, kuko iyo nzu yubatswe n'ubuhamya. Ikintu cyose kiriho ni ubuhamya, kuva ku butaka, kuva ku basinyiye, byose ni ubuhamya. Ubundi hari igihe umuntu aba afite ibintu bidafite ubuhamya, ko byose ni ubuhamya. Amabuye ya fondasiyo muvuga ngo vuga ko gusa, reka mvuga ko ngaka ibindi nzambivuga. Amabuye ya fondasiyo, umubyeyi umwe arambwira ati basuka amabuye, sari buyishyurira guhera mu gitondo. Ibibuye biramanuka rero ku buryo n'uwagiye Nyagakoki abimenya ko kwa pastor bari gusuka amabuye. Fusi iramena kugeza ku mugoroba. Ni nawe wanyihamagariye ngo bamaze kumena amatura ngahe 6, nangahe ndamubwira mobile money mbona agezemo ndishyura. Ariko uzi ko bya bintu byakwemera, ariko nari ntaremera. Vuga ati kamabuye aje bimeze gutera, ngaje bazasuka umucanga, birirwa basuka imicanga y'ubwoko bune, kubera ihungabana rero ibyo mufunda kubwiye nabyo usuka imicanga. Basutse imicanga ingamatura ngahe 4 mobile money. Imana irahari, Imana irahari. Nta natanu Imana iranyubakiye, ariko nanjye basohoye mu nzu uryamye. Imana iranyubakiye inzu ihenze, ariko nanjye nabaga mu nzu y'icyumba na salo ncumbikiyemo abantu 5. Wewe uba mu y'ibyumba 4 nta muntu n'umwe ucumbikiye, wirakaze rero. Imana iranyubakiye. Mu rugo mfite abasore 10 bamayibabo nakuye ku mihanda. Weho nta n'uraraza mu nzu ngo ufite ubwoba ngo bakwiba, wazamuraje mu nzu urufunguzo ukarurana ku musego, byibuze ukazibutsa Imana ko wamucumbikiye ukamukorera n'izamu. None se niba Imana inyubakiye, ujyeho urakare,
ujyaho urakare ngo Pasiteri Theogene imwubakiye ite, byose urabirya ukabimara, njyewe mbisangira n'abajyamo. Kamvuga ibindi bitatu, use mvuga iki? Ushumba ubuze imiryango iri kuri iyo nzu ntabwo ari yayindi bafungura gutya, oya. Narabwiye ngo bakora imiryango nk'imwe yo ku mabanki, basunika gutya bagarura. Njya imoti ijya ku ngonga, nabwiye umuntu twari twakoye ikiganiro ngo hari iyo utwaye V8 hari igihe ugera imbere iruhande rwa Karina cyangwa se akavatiri, ntuvuze ihoni ukiri inyuma, ku bashoferi bahita babyumva. Iyo umugeze mu mataka ugakora ku ihoni ahita azunga kamera nk'uwurenze. Ndamubwira ati natwe amagini hari igihe cyangwa igini riba ryatuzengereje ry'ubukene, urigera mu mataka ukavuza ihoni rikavuga ngo uwo ninde uhise, ari V8 ihise. Nta rindi honi tuvuza ni ugushima Imana. Iyo dushima Imana tutirengagije igihe turimo nubwo cyaba kigoye, ariko tugashima Imana, abadayimoni barahungaba. Ubwo rero igini ritaribona ko ndivugirije ihoni, hari igihe udapasa akavatiri utwaye V8 nako kabona inyuma kagisereye katangiye gushyiramo ikinyoteri, ariko ukongera ugakora ku muriro ukakereka ko ari V8 utwaye, kakongera ukagasiga. Wajya ugera cyangwa hazamuka ukakadepasa umeze neza, bati ni V8. Natwe abanyamwuka V8 yacu ni amashimwe. Nishime gute merutse kwiha icyubahiro cy'amaboko n'amaguru, ndavuga ati ninjye mu pasiteri yihaye icyubahiro cy'amaboko n'amaguru. Tuba twibutsa aho yadukuye. None se kuko nyihaye icyubahiro cy'amaboko n'amaguru ngo ubu pasiteri buburagiye, none uzaza ubasezeranye niba bugiye. Reka nsoreze ahangaha kubw'impamvu mbona munyemerere ibindi bitatu bisigaye nzabivuge ngarutse, kandi nzakomereza ahangaha mu bantu bagira gahunda mbamo. Ariko nkubwire we wicaye hano, ihanganira ikosi y'Imana, hari icyo hano imbere iri kuguteguramo. Ndumva ashaka gusengana n'umuntu uri muri iri teraniro ubyemera ko ari ku ikosi. Yabyumvise ikosi urimo, niba ari y'urugo, niba ari y'imyaka myinshi umaze gushora, ikosi urimo sinzi yari. Bese Imana ikuntumyeho ngo nkubwire ngo iyo kosi urimo Imana irimo iragukosinga. Uyu musirikare ari ku ikosi ntabwo areba ibyo bamuviringitamo, atangira kureba yambaye. Ariko haleluya, tangira kureba yambaye. Kosi urimo ntabwo agizi, ariko Imana irayizi. Kosi urimo abashumba bicana imbere ntabwo bayizi, ariko Imana irayizi. Wowe uyiziranyeho nigukosinga, iri kugukuba weho uzi ko ari igihe gukubira mu mubyibuho. Bakayakwa ngo mama we gira ujye kuri regime ya kawunga na dodi baho, nayo irimo irakudihira mu mubyibuho. Shumba araza kuduhesha umugisha. Reka nse pasiteri wari uyoboye aza hano tuzamurira isengero.
tuzamura isengesho. Hangane, iyo tuvuga Imana hari amakosa twakoze. Hari n'ibyo umuntu yibuka ikiniga kikamufata, kubivuga ukabura aho wabihera, uzi kuba madamu azi ko ejo uzajya kuvuga ubutumwa, kandi uvuye muri korari saa 7 z'ijoro, wagera mu rugo akahita afata agapantaro n'agashati wambaye akahita bifura muri iryo joro, kuko nta pasi, agafata ya sahani y'icyuma, murayizi sahani y'icyuma, murayizi bengerana, yarangiza akayishyiraho amakara akaba ari yateresha iki ipasi. Ariko nkajya kuvuga Imana rero mushumba, abantu bose bahagurukiye hano, harimo n'abapfukamye, harimo n'uwananiwe guhaguruka uri kuririra mu mutima, n'amakosi bariho. Rero iyo abasirikare bari ku ikosi bajya bacishamo ngo bakabaha akaruhuko gato. Niba amazi iminsi barya impungure bakaba bavangamo bakabakubita n'umuceri, ariko ntibahora bawurya ku ikosi. Imana igira ikakubitamo muri iryo kosi ryawe. Cyumvishe mu mwuka wawe, Imana igira ikikubitamo nubwo uri mu ikosi, ariko ikubitamo gato nubwo igikomeje ikosi, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Twese umuntu wese ahaguruke. Nta muntu utari mu ikosi, nta muntu udafite ikigeragezo, nta muntu udafite icyo Imana agomba gusaba. Yagiye abivuga neza. Zamura ikiganza cyawe. Mwami Imana yacu, Mana we, fatikanye kwihanganira imibabaro nk'umusirikare mwiza. Igikombe buri muntu wese agezemwo papa, buri muntu afite ikimugoye. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Intambara urwana none nibwo buhamya intambara urwana, humura. Ikosi uzakuramo ipeta, uzakuramo icyubahiro, uzakuramo ishimwe, uzashima Imana. Umuriro unyuramo fera zobergera. Turaseze Imana, dufata ukuboko. Intambara dufite reka ziduhindukira amashimwe. Ibibazo dufite, amarira turira, tuzoyabwira abandi kugira ngo azabahumurize. Bana mu izina rya Yesu, izina rya Yesu, intambara z'uyu munsi, mu mibabaro y'umuvandimwe, uyu munsi nizatumye amarira yarize, uyu munsi niyo mashimwe, kuko yatumbiriye Yesu, kuko yatumbiriye Yesu, kuko yatumbiriye Yesu, kuko yatumbiriye Yesu, kuko yatumbiriye Yesu. Tumbira Yesu, tumbira Yesu, wicika intege. Tumbira Yesu, wicika intege. Tumbira Yesu, wicika intege. Tumbira Yesu, wicika intege. Tumbira Yesu, uzakuramwo ipete, uzakuramwo abashimwe, uzakuramwo ubuhamya. Ibibazo ufite uyu munsi, mu izina rya Yesu turagushimiye Mana, kuko niwe muhamya, kuko niwe turirira, ukaduhoza amarira, ukadusiza ibisubizo byose tukwifuzaho. Turakoze Mana, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.